ndagusuje wowe ukomeje gukurikirana ibihangano byacu. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Uyu munsi ndashaka twikomereze n'inkuru yacu, imvune z'urukundo igice cya kabiri. Duherukana wa mukobwa wari uri mu bitaro tutaramenya izina rye, arimo yibaza ibyamubayeho n'impamvu yakomeretse. Ariko se ubundi byagenze bite? Muri kumwe na Wusiwusi. Umukobwa akomeza kwibaza ibyamubayeho n'impamvu yabiteye. Nuko David aramubwira ati, tuzukire ubwonko ku gihe, nubwo ntacyo wibuka ariko amaherezo tuzamenya uwishe inyuma ya byose. None se n'izina ryawe ntabwo uryibuka? Nuko wa mukobwa aramubwira ati, izina ryanjye nta kibazo, ujye unyita Aline. Muganga yarinjiye abwira Aline ko ibizami byamweretse ko yakize, ariko ko agomba kwirinda ibintu byamusakuriza cyane. Nuko amusezerera mu bitaro, atahana na David. Nuko David amujyana mu nzu yari afite ahantu kure yajyagamo agiye kuruhuka. Amuha abantu bo kumwitaho na buri kimwe cyose gikenewe cyamufasha. Nuko Aline bamwereka aho kuryama, abanza kuruhuka. Kwa Bosco naho ikirori cyari kirimbanyije. Amayoga baranywa, umuziki urabyinwa. Mu cyumba cy'uruganiriro, Bosco na Pascal nabo bari bicaye ku mayoga menshi akomakomeye, ari nako baganira. Bamaze gusinda, Pascal atangira kwivugisha agira ati, ariko Bosco, wari uzi n'ikindi? Wari uzi ko twaba bakire isi yose ikatumenya? Imana yampaye umugore mwiza, amafaranga meza, ntacyo nayishinja rwose. Ngira ngo urabizi ko wa mugore wanjye yashaka ko iriya hoteli yandikwa kuri wa mukobwa we. Ariko ubu tuvugana nagikemuye, yamaze kuba iyanjye. Bosco aratangara cyane, nuko aramubaza ati, ngo yamaze kuba iyawe? Cyane rwose, ubu tuvugana ntakiriho. Abasore banjye baramurituye kubera ko yari afite igipapuro agomba kuzuza mu mazina ye. Ubu ninjye wacyujuje mu mazina yanjye. Ibyo byemeza ko yamaze kuba iyanjye. Bosco arahaguruka, nuko abaza Pascal ati, niko Pascal, iriya hoteli yose ubu yabaye iyawe? Niba ari uko bimeze, nibazane n'izindi nzoga twinywera. Tugarutse aho Aline yari ari, ubwo yari ari muri dushe arimo koga, yikoze mu izosi, yibuka ko yari afite agakufi yakundaga kwambara, maze yumva ntako yambaye. Atangira gushakisha ahantu hose ngo arebe ko yakabona, nuko arakabura. Abwira abamwitagaho ko yabuze agakufi, kandi ko ako gakufi nikataboneka ubuzima bwe buraba burangiye. Nuko arababwira ati, munshakire David, niwe nshaka, wenda we yamfasha kukanshakira. Hagati aho ku ruganda rw'imigati, David hari ubutumwa yakiraga buvuye kuri ya hoteli ya Pascal, bamubwira ko yatsindiye kugemura imigati muri iyo hoteli. David yarishimye cyane, ibyishimo biramurenga. Ako kanya fone ye irasona, yitabye yumva ni Aline. Aline yari ari gusakuza cyane agira ati, ni David tuvugana? David, ndagushaka hano, mbabarira uze birihutirwa cyane. David ako kanya yahise afata imodoka yerekeza kwa Aline. Tugarutse nanone kuri hoteli, Pascal yicaye hanze impande ya pisine ari gusoma ikinyamakuru. Sekreteri we ari kuza amusanga, amugeze imbere aramubwira ati, boss, cya kibazo cy'imigati cyakemutse. Ubu tuvugana twamaze kubona bazajya batugemurira imigati myiza kandi iryoshye. Mu cyumweru gitaha bazatangira kutugemurira. Ni wowe usigaye gusinya hano kugira ngo bemererwe kutugemurira. Pascal arasinya, arangije gusinya arakomeza yisomera ikinyamakuru. David nawe yakanagiye imodoka, mu kanya gato bageze kwa Aline. Agezeyo asanga Aline ari kurira, ari nakasakuza cyane agira ati, umukufi wanjye we, umukufi wanjye, mumbabarire munshakire umukufi wanjye. David aramubwira ati, umukufi wawe ndawufite,
ubwo nakubonaga nkaguterura nkushyira mu modoka nibwo nawubonye aho wari uryamye, ndawutoragura ndawubika. Ngwino tujyane mu rugo tujye kuwureba nimba ushaka cyane. Nuko baragenda, bageze kwa David yinjira mu cyumba areba aho yari yasize wa mukufi maze arawushaka arawubura.